nyuma jenoside yari imaze gukorerwa abayahudi ikozwe n'abanazi bo mu Budage mu mwaka w'igihumbi 1945, umuryango w'abibumbye wabonye ko ubu bwoko bushobora kuzashira, maze babemera ko Palestina bagomba kwigabanyamo ibice bibiri, hakabaho igice cy'Abarabu n'igice cy'Abayahudi. Ibi byateje impagarara, maze ibihugu byose by'Abarabu birahaguruka bihuriza hamwe bivuga ko Abayahudi badakwiye kuba muri Palestina, ko bagomba gushakirwa ahandi bajyanwa. Ibi ntibyabujije ko mu mwaka w'igihumbi 1945 mu byishimo byinshi by'Abayahudi i Tel Aviv, David Ben Gurion yatangaje ishingwa rya leta y'Abayahudi ariyo leta ya Isiraheli. Uyu David Ben Gurion ahita aba minisitiri w'intebe wa mbere wa Isiraheli. Uyu mugabo rero ari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyo gihe witwaga Golda Meir, bashinze ikigo cyitwa Mashavu mu mwaka w'igihumbi 1958. Ubwo Isiraheli yongeye kubaho ariko nta ngabo ifite zo kurwanirira ubusugire ndetse n'imipaka y'igihugu cyayo, yahise ishinga igisirikare gitangira ndetse kujya kubohoza abandi Bayahudi bari mu bihugu bitandukanye, bitahise bibaha uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo. Mu mwaka w'igihumbi 1967 ibihugu by'Abarabu byose byishyize hamwe, cyane ibyahanaga imipaka na Isiraheli, birimo igihugu cya Misiri, igihugu cya Syria, igihugu cya Jordania, igihugu cya Iraq ndetse n'igihugu cya Liban. Byafashe umwanzuro bivuga ko bigiye gutera Isiraheli, ko Abayahudi bagomba kuva ku butaka bwa Palestine. Mu ntambara yamaze iminsi 6, bitewe nuko Isiraheli yabonaga ibi bihugu byose nta na kimwe irusha igisirikare gikomeye, yigiriye inama yo kubitera ibitunguye, maze tariki ya 5 z'ukwezi kwa Kamena mu mwaka w'igihumbi 1967 ihagurutsa ibifaro byayo byose n'abasirikare berekeza ku mipaka yose icyarimwe. Indege zabo z'intambara izerekeza mu Misiri, kuko ariyo rikomeye cyane ifite n'ibikoresho byinshi. Mu gihe cy'isaha imwe gusa Isiraheli rimaze gutwikira ibifaru, indege n'ibindi bikoresho bya Misiri ku bibuga bitaranahagurwa. Ibi byatumye Isiraheli agahugu gato kakivuka kegukana intsinzi. Ibintu byatumye bafata n'utundi duce nka Sinai ndetse na Gaza, ubwo binjira ni Yerusalemu aho ukwemera kwabo gukomoka. Nubwo kandi Isiraheli rimaze kwegukana intsinzi, byatumye imitwe itandukanye ikorera muri Palestina irahirira umunsi ku munsi guteza umutekano muke muri iki gihugu, ndetse ikajya inakoresha ibisasu bikomeye bya misile akenshi yahabwaga n'igihugu cya Iran. Kuva ubwo Isiraheli nayo ntiyicaye ubusa, ahubwo abahanga bayo bashatse uburyo bwose bahangana n'ibi bitero, harimo no kuba babikumira bitaregera mu gihugu ngo bibe byakwica abaturage. Kubera ko n'aka kanya tuvugana, ababaye muri iki gihugu bakubwira ko nubwo Isiraheli ari igihugu gituye hagati y'abanzi, ariko ngo nicyo gihugu abaturage bacyo bakubwira ko bumva batekanye kurusha ibindi bihugu ku isi. David Ben Gurion, abanya-Isiraheli bahora bamwerekezaho amashimwe kuko yabahaye igihugu cyo guturamo. Ubundi Isiraheli ni igihugu gifite amateka maremare cyane, wenda kugira ngo ubyumve neza, mpereye mu mwaka w'igihumbi 1920 Isiraheli yitwaga British Palestine kubera ko cyari cyarahawe ubwami bwa Ottoman mbere y'intambara ya mbere y'isi yose. Bumaze gutsindwa kigarurirwa n'Ubwongereza, kikaba igihugu kibarizwa mu burasirazuba bwo hagati mu gice cy'impera y'amajyepfo y'inyanja ya Mediterane. Iki ni igihugu gikikijwe n'ibihugu birimo Egypt cyangwa se Misiri, ikaba iherereye mu majyepfo y'uburengerazuba, igihugu cya Liban mu majyaruguru, igihugu cya Syria mu majyaruguru y'uburasirazuba, igihugu cya Jordania mu burasirazuba. Kandi muri rusange incamake y'amateka ya Israel iri mu byiciro bibiri, aho hari mu gihe cya kera cyangwa se Ancient Israel na Israel ya vuba cyangwa se Modern Israel. Mu myaka igihumbi mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, cyari igihugu kigizwe n'Abayahudi, maze bitewe n'intambara zitandukanye cyagiye kirwanamo n'Abaromani, Abanyababylon n'ibindi bice, maze Abayahudi bagenda bakwirakwira mu bice bitandukanye by'isi. Bigeze mu kinyejana cya 20, ubwo ni mu myaka y'igihumbi 1940, Abayahudi batangira kwimwa uburenganzira bwabo ibihugu bitandukanye nk'Ubudage. Abayahudi batangiye gusubira mu gihugu cyabo cya kera. Mu mwaka w'igihumbi 1948 Israel yatangajwe nk'igihugu kigenga nyuma y'iherezo rya jenoside yakorewe Abayahudi. Iyi ni yitwa Holocaust ikozwe n'Abadage b'Abanazi, bituma haba intambara n'ibihugu by'Abarabu bitari bishyigikiye ishingwa ryacyo nk'igihugu kigenga. Ibi nabibanyuremo mu ncamake. Kugeza uyu munsi nta myaka 2 ishobora gushira utumvise umwuka mubi hagati y'ibi bihugu na Israel. Urugero rwo hafi ni igihugu gituranye cya Palestine bihorana mu bibazo bya politiki. Israel ni igihugu gifite amateka akomeye cyane ku idini ya Kiyahudi, kuko ijanisha rya 73.5% n'Abayahudi, naho 18 igice kimwe kw'ijana n'Abayisilamu, 1.9% n'Abakristo, 1.6% bakaba Abadruze, naho 4.9% babarizwa mu yandi madini n'abatagira aho babarizwa. Nubwo kandi kenshi dukunze kumva minisitiri w'intebe mu ngendo zitandukanye, burya Israel igira perezida w'igihugu. Perezida wayo yitwa Isaac Buji Herzog, watorewe kuyobora Israel tariki ya 2 z'ukwezi kwa Kamena mu mwaka 2021, maze atangira manda ye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Nyakanga muri uwo mwaka 2021. Ni perezida wa 11 wa Israel,
akaba kandi ari we wa mbere wavutse nyuma y'uko ibonye ubwigenge, kuko yavutse tariki ya 22 z'ukwezi kwa Nzeri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu. Nyamara Isiraheli yabonye ubwigenge tariki ya 14 z'ukwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine n'umunani. Hazog ni umuhungu wa Chem Hazog wabaye perezida wa gatandatu wa Isiraheli, ndetse akaba n'umwuzukuru wa Yitzhak Halev Hazog wamenyekanye cyane mu myemerere y'amadini. Perezida Isaac Buji Hazog yize muri kaminuza Cornell na kaminuza New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse aniga muri kaminuza Tel Aviv. Yashakanye na Michelle Hazog, umugore w'umunyamategeko, bakaba barabyaranye abahungu batatu. Yabaye kandi mu gisirikare cya Isiraheli, aho yari mu itsinda ry'iperereza rya Unit 8200. Isaac Buji Hazog yakuriye mu ishyaka ry'abakozi cyangwa se Labour Party, aho yabaye umuyobozi w'iri shyaka kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2017. Yabaye kandi umuyobozi w'inama nkuru y'Abayahudi Jewish Agency mbere yo gutorerwa kuba perezida. Hazog kuva yatangira kuyobora Isiraheli agaragaje ubushake bwo guteza imbere umubano mwiza n'ibindi bihugu bitandukanye, harimo nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'igihugu cya Jordania. Hakaza kandi n'ibihugu by'i Burayi. Umurwa mukuru wa Isiraheli ni Jerusalem. Uyu ni umujyi ufite ahantu hatatu hatagatifu ku bemera Imana, kubera ko agace k'uburasirazuba bwa Yerusalemu Isiraheli yakigaruriye igakuye mu maboko ya Jordani nyuma y'intambara y'iminsi 6 y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na karindwi. Gusa kana agace gahora kayihanganishije na Palestine. Ku rundi ruhande, Ambasaderi Einat West niwe ambasaderi wa Isiraheli mu Rwanda watangiye imirimo ye muri Kanama mu mwaka wa 2023. Yasimbuye Ambasaderi Ron Adam, akaba ari umugore wa mbere wahawe inshingano zo guhagararira Isiraheli mu Rwanda. Ambasaderi West afite uburambe mu by'ububanyi n'amahanga, akaba yarakoze mu bihugu nka Australia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Israel. Umuco w'igihugu cya Israel urihariye cyane kandi urimo ibintu byinshi bitangaje bishingiye ku mateka. Hari imyemerere ya Gikristo, iy'Abayahudi ndetse akaba n'imyemerere y'Abayisilamu. Hakaza kandi uruhurirane rw'imico y'abaturage bakomoka mu bice bitandukanye by'isi, kubera ko nyine Abayahudi bagiye baba mu bihugu bitandukanye, aho bagiye bahamara imyaka myinshi rwose. Aha rero hari imico bahakwe bagenda bayivanga n'iy'Abayahudi, ku buryo iyo ugeze mu gihugu cya Isiraheli ubona ko rwose bafite imico itandukanye. Dore ko umuco wa Isiraheli uteye n'ibintu by'agahebuzo biri muri iki gihugu. Isiraheli ni igihugu cyakira abantu benshi bakomoka mu bihugu bitandukanye, cyane cyane Abayahudi bavuye mu bihugu babayemo imyaka myinshi. Ibituma Isiraheli igira umuco uvangavanze, harimo indimi zitandukanye, indyo zitandukanye, imbyino, imyambarire n'ibindi. Igihugu cya Isiraheli kandi gifite ibitangaje birimo umurwa wa Jerusalem. Uyu murwa mutagatifu ku madini atatu akomeye ku isi, harimo Abakristu, Abayahudi n'Abayisilamu. Hari ahantu hatagatifu hitwa Western Wall, umusigiti wa Al-Aqsa, ndetse naho Yesu yapfiriye. Ahangaha hitwa Church of Holy Sepulchre. Muri Isiraheli kandi uhageze uhasanga inyanja yitwa Dead Sea. Iyi ni inyanja iri hagati y'igihugu nka Jordania ndetse na Isiraheli, ikaba izwiho kuba ari inyanja irimo umunyu mwinshi kurusha izindi ku isi. Igitangaje nuko nta muntu n'umwe ushobora kurohama muri iyi nyanja kubera ingano y'umunyu ubarizwa muri iyi nyanja. Isiraheli kandi ni igihugu kibasha guhinga mu bice by'ubutayu, kubera ko bakoresha ikoranabuhanga rihambaye rizwi nka drip irrigation. Mu isi y'imyidagaduro niba warigeze unyarukira ku rubuga rwa Netflix ahanyuzwa filime zikomeye, waba warabonye filime y'uruhererekane yitwa Unorthodox. Ubwo waba warabonyemo umukinnyi witwa Sheila Hassa, uyu yanakinnye nka Ruth Bader Seraphim muri filime Captain America. Uyu rwose ni umunya Isiraheli, umukobwa mwiza cyane wuje ikimero n'uburanga. Undi yitwa Noah Kellen. Uyu ni umuhanzikazi w'icyamamare, akaba ari umukinnyi wa filime watsindiye ibihembo bitandukanye birimo ibya MTV. Yabaye kandi intumwa ya Isiraheli mu irushanwa rya Eurovision 2023, aho yegukanye umwanya wa gatatu. Undi nawe w'icyamamare ni Mira Awad, umuhanzi, akaba umwanditsi w'icyubahiro, akaba n'umukinnyi wa filime wagaragaye mu irushanwa rya Eurovision 2009. Haza kandi Mayuman. Iri ni itsinda ry'abanyamuziki ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, rikaba ryarakoze ibitaramo birenga ibihumbi 5 mu bihugu 30, rikaba imbere y'imbaga y'abafana barenga miliyoni 3 n'igice. Haza kandi Kibbutz Contemporary Dance Company. Iri ni itsinda ry'imbyino rikomeye muri Isiraheli, rikaba ryaragiye rikorera ibitaramo mu nzu zikomeye nka Sydney Opera House na Kennedy Center. Kandi ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Isiraheli ifite amateka akomeye mu mukino mpuzamahanga, ariko ntabwo yageze ku rwego rwo hejuru mu marushanwa akomeye, haba mu gikombe cy'isi n'igikombe cy'uburayi kizwi nka Euro. Ku rwego rw'isi iki gihugu mu mupira w'amaguru kiri ku mwanya wa 78, aho mu myaka yashize Isiraheli yagerageje gukina mu matsinda akomeye mu gikombe cy'isi n'igikombe cy'uburayi, ariko ntigeze ibasha kugera muri kimwe cy'umunani cyangwa mu mikino ya nyuma. Isiraheli ingana n'ibirometero kare 22,147, ituwe n'abaturage miliyoni 9,517,
n'I141. ariko kandi abakristo barabizi ko Isiraheli ari umuryango cyangwa se ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe. ni igihugu kizwiho kuba ari igihangange mu guhanga udushya dutandukanye, haba mu ikoranabuhanga no mu bushakashatsi butandukanye, kandi kikaba igicumbi cy'iyobokamana, dore ko Yesu cyangwa se Yezu uwo Bibiliya yita umucunguzi ariho yavukiye. muri Isiraheli henshi mu hantu imodoka zihagarara haba isomero, ku buryo iyo ushatse igitabo ugenda ukagifata ukakijyana, warangiza kugisoma ukakigarura. mu gutwara iki gitabo ntawe ukwandika, kandi nta n'itariki yo kukigarura uhabwa, ahubwo ibi byose bikuranwa ubunyangamugayo. nanjye ndabashimiye cyane kubana natwe mu biganiro byacu umunsi ku munsi. mwakoze cyane kandi Imana ikomeze kubarinda.